tugiye twerekera kwa mama wa Fisi, akaba agiye kumwereka umukazana. Uraca hepfo, reka tugufungurire. Fisi Kibonke ubu turamuherekeje, tugiye kwa mama we. Fisi Kibonke mwamubonye asura mama we, Fisi Kibonke mwabonye atera ivi, Fisi Kibonke afite ubukwe. Musozo urabona yuko na hari imodoka kuhazamuka rwose ni ikibazo kitoroshye cyane. Kuki uyu munsi wahisemo ko uri bujye kwereka mama umubyeyi wawe mwese mwambaye amakanzu ya Islam? Nukubera ko turi abasilamu nyine, yaba ngewe ndi umusilamu, yaba n'umugore wanjye ni umusilamu, kuko ntago nashaka umugore nyine utari umusilamu cyangwa se utari umwemeramana cyangwa se se yakijyaniye mukecuru Yondi gishyira muri sako ihute Kigali ni Kigali. Umuhungu wanjye muraho neza mama. Yo assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Yese ni umukazana wanjye. Ni umukazana. Cyangwa ni babandi mukina. Ni umukazana ninje kukwereka. Ni ukuri. Yo raho mukaza. Yego. Impano zababeranye ma. Umukazana hari n'ibindi bine yakoze. Yarakoze bambe. Imana isubiza hakuye. Ko itegereza umukazana. Ni keza. Dore umuhungu wanjye uzamumenye cyangwa utazaba umugore wo hanze aha ngaho. Oya ntago nabo abagore nka abagore babaye abasazi. Mubonye neza rwose, ahubwo Imana nikomeza insunike tuzarambane, wenda nzasaze mbonye akuzukuru kwiba inshallah. Noneho wabyakiriye gute umuhungu wamaze kukubwira ati ndaza kukwereka umukazana? Ahubwo narishimye, umutwe nkajya mukubita ku nzu. Nakuye inkorora. None se mukobwa, igisubizo cyawe ubona umuhungu wanjye waramukunze cyane ku buryo uzemeranywa nawe? Niyongere kwijwe umukazange sindi kumwumva. Nasubiza icyo umubyeyi atubajije. Icyo amubajije ndamubajije ngo umuhungu wanjye yaramushimye ku buryo atazamutenguha, abana n'umuhungu wanjye bakabana neza, niba atabana neza azacaho nawe asigara sacho. Let me take time to greet every person where you stay on this time. Buriyo manje ako kantu ujye umenya yuko ibintu biba bimeze neza cyane ari kandi biba bitameze neza. Gusa uyu munsi bimeze neza, urabona abantu kuri kamera zacu. Turi kumwe na Fisi Kibonke ndetse na madamu we Fatuma. Banzu suhuza abakunzi b'Umutako TV. Abakunzi b'Umutako TV nongeye kubasuhuza. Nagira ngo mbereke umugeni wanjye, ngira ngo muramubona ko akeye cyane. Hanyuma ibindi ni seti MC seti ni uri bibabwire. Iyo kanzu ayiguza ngahe? Iyi kanzu nayiguze 100 by'Amanyarwanda. Waradodesheje waraguze? Naraguze. Wati. Fatuma tumye mu Buhinde. Fatuma meze gute? Ni sawa. Urugo rwiteguye gute? Neza byataje. Okay. Tugiye hari? Tugiye kwa mama Fisi. Gusa mu Kinyarwanda kimbitse bavuga ngo iki? Kwa mabukwe. Ugiye kwa mama? Okay. So tumaze rero kugera aho tugiye gufatira imodoka igiye kujyana Fisi. Fisi afite abapare. Uyu munsi ngo nta bya taxi voiture. Tugiye twerekera kwa mama wa Fisi, akaba agiye kumwereka umukazana. Uyu ni Umutako TV, tugera henshi hatandukanye. Ndacyari kumwe namwe
ndizera yuko twaza kubana aka kanya nangiye iki kiganiro cyangwa si inkuru tukaza kugera ku musozo wayo. Fi tubahaye rero noneho kuba mwakomeza ntago turi bubatindire. Uraca hepfo reka tugufungurire. Turi kumwe na Fish Bonke, ubu turamuherekeje tugiye kwa mama we. Fish Bonke mwamubonye asura mama we, Fish Bonke mwabonye atera ivi, Fish Bonke afite ubukwe, yo tuzayamenyeshwa. Ubu tugiye gufata urugendo, nge tukiri kumwe ni MC Set, nizere ko turaza gusozanya iyi nkuru dutangira. Rero murabibona yuko turimo gukora urugendo. Ubushize twababwiye yuko dukora urugendo rungana n'amasaha 3 bitewe naho tuba twerekera aho umubyeyi wa Fisi atuye cyangwa aho Fish Bonke atuye, kugira ngo tutagenda amaboko masa, sibyo? Hanyuma tukagenda nyine umubyeyi akatwakira, ariko nibura hari ikintu kizima mushyiriye. Nibyo byaba ari byiza cyane kurushaho. Kuki uyu munsi wahisemo ko uri bujye kwereka mama umubyeyi wawe mwese mwambaye amakanzu ya Islam? Ukubera ko turi abasilamu nyine, yaba ngewe ndi umusilamu, yaba n'umugore wanjye ni umusilamu, kuko ntago nashaka umugore nyine utari umusilamu cyangwa se utari umwemeramana cyangwa se udafite idini muri we, kubera ko byaba byiza ngewe kuko mfitemo idini muri nge nawe akaba afitemo idini muri we. Urumva iki gikorwa cyo kujya gusura mabukwe, ese ubu ntabwo bufite kuba kujyanye kwa mabukwe bayavuze ati buretse gushaka mwana wanjye kandi Fisi yaramaze guhitamo, muri wowe urabyumva gute kuba ugiye kwa nyoko bukwe? Urumva nyoko bukwe ari bubyakire gute? Muri wowe ikikurimo ni iki utuvugana mu mutima wawe? Bikindimo na ubwoba ntago bwabura, ashobora kunyanga abantu ashobora kunyanga nyine abantu arubwo arigiye badashima neza, igihe mama wa yanyanga, ariko burya icyiza iyo umuhungu yagukunze burya nta cyaruta. Burya nimba mugiye gushinga urugo hari benshi bataba byishimiye, ariko nyine umubyeyi atinda kubyemera, ariko bikaza ntago yabyanga.
twariwe tugeze rero mu gasantere umukazana wa mama Fisi aravuga ati rwose mabukwe ambabarire rwose namakanire turacyari ku isoko turimo guhaha 5,320 ha mabuje mana nese cyo cyiza tuba twaje gusura mama ubwo rero baba banyishimiye cyane cyane ko baba bambona no ku mafilimi bakavuga ati Fisi reka tugende tumusuhuze. Mucyaro Mutako TV turimo gushopinga turi hafi kugera kwa mama Fisi ibindi ni mukanya. Urabona yuko na hari imodoka kuhazamuka rwose ni ikibazo kitoroshye cyane, niyo mpamvu nakubwiye ati natwe twavuyemo turabanza dukora urundi rugendo kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu byifashe. Reka rero turi buze kumenya ko ibi bintu bimeze. Nongera mbanze abaringi yo kuzamura imbe okay no rero telefone yihereze madame nawe mbanze nzamure okay baye nzamure neza amapantaro ngaho zano kuboko rero aha twagiye ego okay aha apu byabaye fi Muchacho Muchacho Gwino muraho Gwino twahageze Ako nawe wagiye kure cyane kandi bari baraye baguteguje oya bukaretse banza uzubakire barananiwe niyo wakegekaho Gwino ubasuhuze cyangwa se yakijyaniye mucecu Yondi gishyira muri sako. Ihute. Kigali ni Kigali.
umuhungu wanjye muraho neza uraho mama. ma Yego. yo Imana yarakurinze mwana wanjye nanjye ndaho ariko nuko rundagurika ubuzima ni bukeya Yo pole nukuri hangana. inkuru none irantwaye yo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ese ni umukazana wanjye Ni umukazana. cyangwa ni baba ndi mukina Ni umukazana nje kukwereka. ni ukuri yo uraho mukaza Imana izababeranye ma Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. fi mukecuru yambwiye ati nudashyiramo agapfukamunwa nta kintu tuvugana nanjye niyo mpamvu nahise nkambara mama mwari mumeze muteze turaho by'iki gihe noneho turashima Imana twabonye n'akavura umuhungu aramubona umuhungu wanjye rwose ndamubona ntacyo abaye umukecuru wumva ko yarwaye inkorora Kwa mukecuru uza kunyibutsa ngo usigire amafaranga yo kwivuza iyo nkorora. narashize ndakorora ejo bundi nijoro ahubwo ni mama nsanze nari mfuye narafunze ibi byose ndajwigira nanigwa ubuvuga nanigwa guhumeka ndavuga ngo noneho ngiye gukira abanzi kuko ntakiki nuko iby'Imana ndabyuka nyimeje nyakatangawizi nuko niko kandamukije ariko nyine nashize urumva nashize rwose nta buzima ndiho kandi gatebe se turi bubone mukecuru umukazana hari n'ibindi bintu yakuzanye yarakoze bambe Imana isubiza hakuye Ibindi bintu wari ukeneye ngo nze kuza kubigura. none se arudakenera ibintu se navuga byose nkageza hehe icyo Imana iguhaye urakira ibyo ngubwo ikindi naguze nyine nabaye nguze ibi ngibi umuceri n'igitoki rwose ntukoze icyo ukeneye uraza kumbwira. mukecuru ko yitegereza umukazana ni keza dore umuhungu wanjye uzamumenye cyangwa utazaba umugore wo hanze aha ngaha Oya ntago nabo abagore nka abagore babaye abasazi ntago byakunda rwose nuko tubayeho nuko ni iby'iki gihe Mama rero nari nkuzaniye umukazana. rwose ndamubonye ndamushima Imana izabaregera fi noneho bumfashije mikoro gato biko mama rwose mbumba ngira ngo nkuzane umukazana umurebe unshimire umubonye ute se mama igikomeze kuragire nawe mubonye neza rwose ahubwo Imana nikomeze insunike tuzarambane wenda nzasaze mbonye akuzukuru kwiwe inshallah kubera Imana sete inanga haba amata menshi cyane n'ibitoki byinshi n'intusi n'ubunyobwa ariko mukecuru wanjye urutoki rwiwe rwirayemo ya ndwara y'ibitoki niyo mpamvu naguze igitoki nkakimuzanira. mukecuru yambwiye ati nayo nyiri mu nzu ati nayo nakuye ahubwo imyumbati nshaka guteka namubwiye ati ntiwirirwe wigora musamira ajyana mutari oya turarya rwose mama turarya ntugire ikibazo ariko rero mukecuru urabona nk'ubu ngubu wenda nanone ikirere ntabwo kimeze neza kongera gusubira i Kigali cyakubuza kurya ubugame yita cyose umbwira ni ibiki turarya rata turihengeka mu nzu turye ni karibu rwose hanyuma tubone gutaha i Kigali urebe naho ndi ujye uparapara ushakira n'ibati ni urajya kuzashyira nibyo ahubwo amabati amabati rwose ndasiga ngize mbikemuye ujye kwa gasipari baguha amabati ukeneye hanyuma ubwo urajyana nimero yanjye babwire bampamagare mbishyure ibyo ni 40 fi twahagurutse i Kigali tuzi naha nyine tuje kureba umubyeyi wari wambwiye ko mwavuganye ese waba wamubwiye icyatumye ugaruka nanone kumureba cyangwa ntabwo nari nabimubwiye kuri telefone
nuvuga ngo yarabizi yarazi cyatumye tuza ubwo rero mu by'ukuri mama uyu musore ni inshuti yanjye bamwita Olivier hanyuma yari yamperekeje noneho wabyakiriye gute umuhungu wamaze kukubwira ati ndaza kukwereka umukazana? ahubwo narishimye umutwe nkajya mukubita ku nzu nakuye inkorora rwose umwana wanjye wenda nazapfa mbonye afite asigaranye umugore urumva akazankingura nibura avuga ati madamu dutahe mu rugo bya mama byarangiye urumva akamurwaza nawe akamurwariza urumva. Umukazana mubonye ute? none se mukobwa igisubizo cyawe ubona umuhungu wanjye waramukunze cyane ku buryo uzemeranywa nawe? Niyongere kwijwe umukazange sindi kumwumva. Nasubiza icyo umubyeyi atubajije. Icyo amubajije ndamubajije ngo umuhungu wanjye yaramushimye ku buryo atazamutenguha cyangwa asange abandi yumva ari yaramukunze akaba ari bazabana. Umuhungu wawe naramukunze ntago namusiga. Oya ntaribi rwose ni karibu. Merci. Mama nase kazana uramubona gute? Urabona ari sawa? Ndabona ari sawa rwose. Niba atari ibyubu ari ukureba imyenda n'intuza ariko ku mutima ndabona ari umwana mwiza. Ubundi ikintu cya mbere tureba ni ku mutima ntago tureba ku mubiri. Ngewe njya kumukunda no mukobwa nicyo nagendereye ku mutima ntago nagendereye ku mubiri. Sibye no ku sibye ko no ku mubiri ni mwiza gusa no ku mutima ni mwiza kuko nicyo kintu cya mbere nagendereye. Hanyuma ndumva nta nubwo yigeze akubwira amazina ye. Oya ntayo yarambwira. Ibwire mama. Ariko ndamushimye rwose. Banyita Fatuma. Kesi Fatuma. Nanjye nyoko bukwe rero nitwa Mwatatu Nyirabagwiza uzabyandike mwongere kwijwi nago Mwatatu Nyirabagwiza. Mwatatu Nyirabagwiza. Okay. Arifashe? Hako rero na mukazana usubira mu ijwi rya nyirabukwe mu ntuza. Okay. Uzarinda kubaza umuhungu wanyu ariko ko mama watigeze ambwira amazina ye nzamenya yitwa ndi. Ubwo rero ndabimusobanuriye nawe azaba abizi. Oya nibyo rwose. Ishimwe rwose izabahuze nuko mwahuye. Turacyahumeka tuzaguma tubarebe natwe aho tugihumeka. Adene muvandimwe ijambo agira icyo avuga. Kwisi Imana niragiye abantu. Mukecuru nishimye anezerewe umuhungu wawe fisi twarakuranye twararanywe yo za Kigali twariganye turakorana. Kayirambwira atariko rero Olivier nubwo mbona gutya mfite agatekerezo kandi ni keza. Atesa kahe ndabwira ati rwose hari umukobwa nakunze kandi ashaka kuzamperekeza mu Mutara ajya kumwereka mama nanjye nkava mu basore nka umugabo nk'abandi nka mama atazataha atabonye akuzukuru. Ni muri urwo rugendo rero twaje kandi fisi arakomeje ari kundeberaho nanjye nashatse mbere yeho imyaka 2 ajya nsura mu rugo akabona ibintu ni byiza no kumugira inama. Arambwira ati tugende akaze turakareka mfata uyu munsi ndamuherekeza niyo mpamvu tubona hano. Ariko nishimye kuba ko mwatwakiriye hano hanyu ni heza hari umurambi mwiza no Mutara ni heza nahakunze. No kuri nanezerewe kandi fisi arakomeje mu minsi mike ko tuzagaruka tutaje gutyana no turi kumwe nabandi neza. Mama zaba hari. Yego nuko murakoze cyane. Nibyo rwose turashima Imana. Nashaka arakuze. Oya nibyo mukuru. Aryo ubu ngo ageze ingahe? Yaritonze. Ubagize nk'ingahe? 3 n'indi. 30 n'indi. Abajyacu ntabwo mwamukibuka neza. Ni 3 n'itanu. Urumva ko we yavugaga 3 n'ibiri abajyacu ntabwo babakibuka.
fi mu rugendo rwa gisore tugira inshuti nyinshi duhura n'abantu benshi bagiye batandukanye kuki mu bantu muziranye wahisemo yuko Olivier ari we waguherekeza akaguherekeza kwa mama akaba yaguherekeza kugira ngo gahunda ufite yo kujya kwereka mama Umukazana Olivier bari guherekeza burya rero nujya kugira inshuti uzabanza urebe ese iyi nshuti iramfasha mu byiza cyangwa iranjyana mu bibi kuko impamvu Olivier yambereye umuvandimwe ambera inshuti ambera byose kuri njyeho mama atarari Olivier yarahambereye kandi ndamushimira Imana izamuha umugisha mu by'ukuri rero namurebeyeho ndeba urugo rwe ndeba ukuntu abanye n'umugore n'abana be ndeba ukuntu ari umugabo w'inyangamugayo mu buzima bwiwe bwa buri munsi ndeba akazi akora uburyo abayeho nyine ewana ndavuga ati nanjye ndifuza kuzagira umuryango umeze nk'uwa Olivier hanyuma rero ubwo nibwo nahise nzana igitekerezo cyo kumubwira ko nshaka gushaka umugore kandi ko nifuza ko yazamperekeza iwacu tukazana kwa mama hanyuma rero mpita mbimubwira ko nzajya kwerekana umugore wanjye nkamwereka mama nawe akanshimira akanamumenya umukazana akamenyana na nyirabukwe ubwo rero mu by'ukuri narabyishimiye cyane kandi Olivier ni umuntu w'umugabo w'inyangamugayo nibwo buryo rero nabikozemo mubwira nyine ngo azamperekeze urakoze cyane fata mbivuge mukecuru ngo yaje afite ubwoba azi yuko nyirabukwe atari bumwemere ubu rero wari butahe ibyishimo birimo kumusya tamwemera se tupfike nabamangirire ngo natwe dutegereje ukuntu azadutunga cyangwa uko azatubera abana n'umuhungu wanjye bakabana neza niba atabana neza azacaho nawe asigara sacyo mu basiramu bone niko bigenda mu basiramu uba ufite uburenganzira bwo gushaka abagore benshi ariko ushoboye kubatunga ushoboye kubatunga kandi ufite n'intege z'umubiri kuko iyo ushoboye kubatunga udafite intege z'umubiri zo kugira nyine urumva iyo umugore ubundi umushatse umugore ntabwo umugore aba aje kurya uko yaba ibiryo biba bihari nta nubwo abaje kwicara mu ntebe nziza ufite kuko n'iwabo ziba zihari nta n'ikindi kintu kiba kimuzanye ni igiki fi kimuzanye ni ikintu kimwe ikiba kimuzanye rero ndabizi mama njye maze guca ubwenge iyo umuntu afite imyaka mama aratwika ngo ngaho iyo umuntu afite imyaka 35 aba amaze gukura ubwo rero mu by'ukuri waragiye ugerageza ukamenya ubwenge cyane uzana umugore kugira ngo akubyarire abana mubane kuko mwembi muri abantu bamwe muba muri umuntu ubundi hari akantu gato nshaka kugarukaho umaze kutubwira ati muri Islam umugabo aba yemerewe gushaka abagore barenze umwe ariko njye nkunda kumva bavuga ngo baba ari batatu nyuma ya Fatuma urateganya kuzazana undi oya nta wundi nteganya kuzazana kuko Fatuma ndamukunda n'umutima wanjye wose none se abazana barenze umwe nuko baba batabakunda buriya abantu bazana abasiramu b'abagabo bazana umugore urenze umwe nuko aba yananiwe nyine kugira ubundi ni bya bindi babyita gutera babyita irari ni irari aba yagize abafite irari ryo hirya no hino na wa mugore umwe none agashaka ko ashaka n'abandi kugira ngo agende areba ko basi nibura babiri bamunyura babiri bakanga batatu agashaka n'uwa gatatu nabo ntibamunyura agashaka n'uwa kane ntago muri Isilamu bavuga batatu uko na Dawidi nimba ari Dawidi ndumva Salomo n'abandi bami ntago bigeze batunga umugore umwe cyangwa babiri cyangwa Salomo yari afite abagore 1000 ubwo rero buri muntu aba yemera abagore benshi niko idini yacu byemera gusa ngewe siko ndi nta nubwo ariko mbyifuza nzagumya mbane na Fatuma paka Mirere na Mirere
kubera Imana inshallah nyagasani azakomeza dufashe tubane mpaka tubaye umukecuru n'umusaza. atuma dore shira kamera hariya do ari kwicinye inzara do reba hariya yagapirize abasilamu mwese rero aho muri avuga tuwama ngo twijyanire burundu. reka suza abasilamu mwese aho muherereye assalamu alaikum nizere ko Allah komeje kuba imigisha itagabanyije niko ariko ndiyaminiye kandi ndabasuhuje gusa mwabasilamu mwe urumva ko mwemerewe gushaka abagore barenze umwe ariko mushake mu rugero abo mushoboye gutunga. Turacyari kumwe rero na Fisi ndetse na mama we twakoze urugendo rutoroshye tuva i Kigali twerekeza mu Mutara akaba yaherekejwe n'umwe mu nshuti ze za hafi akaba yitwa Olivier nawe ni inshuti ye cyane. Uyu ni Umutako TV tugera hirya henshi hatandukanye ubuzima bwinshi bwa buri munsi butandukanye amakuru y'ibyamamare imyidagaduro wibukire gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro bikurikira.